Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ko twitaho kandi utubashisha gukora imirimo myiza yose w'urukundo dukunda, kandi tugushimiye ko ari wowe utugenera uburyo bwo kubaho, uburyo bwo gusobanukirwa n'ibyanditswe. Umwanya mwiza tugiye kuganira, ureke twumve neza ibyo dushakaho, kandi icyo twifuza ni uko tuyoborwa nawe muri byose, tukabashishwa nawe gukora ibyo ushima. Ushyigikire abumva, kandi twese tube abantu baherewe umugisha mu Mana, mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuhuje bene data, ndabasuhuje abo dukunze guhurira hano kuri uru rubuga, n'abandi bose bazajya bagenda baza, ndabasuhuje cyane. Nagira ngo dusubukure ubutumwa twari twaratangiye kuganiraho mu rwandiko rwa mbere Pawulo intumwa yandikiye Abakorinto cyangwa Abanyakorinto, ibice 9 turi busome. Ibice 9 rero bifite imirongo 24, ariko ntabwo turi buyisome yose. Turabanza dusome kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 18. Ikindi gice tuzagisoma nyuma, ariko turahera ku murongo wa mbere tugere ku wa 18. Reka dusome. Umudendezo w'ababwirizabutumwa. Mbese sindi uw'umudendezo, sindi intumwa, sinabonye umwami wacu Yesu? Namwe ntimuri umurimo wanjye mu mwami? Niba ku bandi ntari intumwa, ariko kuri mwe ndiyo, kuko mwebwe ubwanyu ari mwe kimenyetso cyanjye cyo kuba intumwa y'umwami. Ibi ni byo nireguza ku bandega. Mbese ntitwemererwa kurya no kunywa? Ntitwakwemererwa kugira abagore bizera ngo tujyane nabo nk'uko izindi ntumwa zigenza? Na bene se w'umwami Yesu na Kefa, cyangwa jyewe na Barinaba, nitwe twenyine tutemererwa kuruhuka kwikorera? Ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Ninde utera uruzabibu ntarya imbuto zarwo? Cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikame? Mbese ibyo mbivuze nk'umuntu gusa, cyangwa amategeko nayo ntavuga atyo? Byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano. Mbese inka nizo Imana yitaho gusa? Cyangwa se yabivuze ku bwacu? Yesu, gushidikanya byanditswe ku bwacu. Kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro, kandi umuhuzi akwiriye guhura yiringira kuzahabwaho. Mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka, ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri? Abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe, nkanswe twebwe. Ariko ntituragakoresha ubwo butware, ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ntimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero, kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro? N'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Ariko jyeho ntacyo muri byo nakurikije, kandi sinandikiye ibyo kugira ngo mubinkorere. Ibyambera byiza ahubwo ni uko napfa, kuruta ko umuntu yahindura ubusa ubwo kwirata kwanjye. Iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata, kuko ari byo mpatirwa gukora. Ndetse ntavuze ubutumwa nabona ishyano. Iyo mbikora mbikunze ndagororerwa, ariko iyo mbikora ngo nonwa mbitewe gusa nuko mpawe ubusonga, nzagororerwa iki? Nuko rero iyo mvuga ubutumwa mvuga ku buntu, ntakurikije rwose ubutware bwanjye bw'umubwirizabutumwa. Amen. Nagira ngo twumve neza icyo Pawulo yashaka kuvuga iyo arimo avuga ngo umudendezo w'ababwirizabutumwa cyangwa se
iby'ababwirizabutumwa bemerewe. Hano iyo tubisoma ubona yuko arimo yerekana cyangwa justifia cyangwa asobanura impamvu umukozi w'Imana, impamvu umubwirizabutumwa wabyiyeguriye akwiye gutungwa n'ubwo butumwa bwiza. Hari ikintu akenshi abantu bakunda kwiteranya bakavuga yuko nta mpamvu yo gutura, nta mpamvu yo kwitanga, nta mpamvu yo gukora mu nzu y'Imana, ariko iyo urebye Pawulo ibintu avuga birakomeye. Aravuga ati umuntu niba inka Imana yaravuze ngo ntukafunge cyangwa se umunwa w'inka ihonyora ngo ingano ngo ntukawufunge, ni nko kuvuga ngo irakora ariko nayo ikwiye guhembwa ko yakoze. Kera hari ikintu najyaga mbona mu itorero, ugasanga abantu biyeguriye umurimo rwose, bari ku rusengero barakora, abapasiteri barakora, ababwirizabutumwa babirimo byose cyangwa full time, noneho bakajya batungwa n'ibiva mu rusengero, icya cumi, amaturo, ubwo nyine bafite uko babikoraga cyangwa itorero ibyo ryabageneraga, uretse ko babyitaga agasabune ntabwo babyitaga umushahara. Ubu ngira ngo noneho basigaye babona umushahara, nubwo nanone udakwiye cyangwa udahagije kuko nabo baba bakeneye byinshi. Ndatekereza ko uko iterambere ryagiye riza nuko ibibazo bigenda biza by'ubuzima, abantu abakozi b'Imana apari y'icyo bagenerwa n'itorero bashaka nuko bakwiye kubaho kuko bafite abana, bafite imiryango bagomba kwitaho. Ariko Pawulo ikintu arimo avuga, nubwo yakunze kuvuga ngo njyewe simbitegekeye ngo mubinkorere, ahubwo avuga ko dukwiye kubaha abaduhora imbere, abahora batubwiriza ubutumwa, kubera ko ikintu gihari agira ngo mbibutse yuko buriya niba twese iyo tuvutse nyuma y'iminsi runaka dukenera ko badusengera nk'abana nyine nyuma y'iminsi 8 cyangwa n'irengaho gatoya. Iyo tugize isezerano ryo gushyingirwa deja niryo riba ryarabanje, ntabwo wakwishyingira, ugenda mu rusengero bakagusabira umugisha. Uwo ni umukozi w'Imana ugusabira umugisha, hanyuma urabyaye nawe ni umukozi w'Imana ugusabira umugisha, uje gusengesha umwana. Ndewe nupfa buriya akeneye pasiteri, akeneye no gusezerwa mu rusengero cyangwa n'abamusengera. Nabonye igihe cyose iyo wapfuye cyangwa iyo wapfushije ukenera padiri cyangwa pasiteri, ni ukuvuga ngo niba adahari uburyo biri bukorwa abantu baraba bababaye ukuntu umuntu atasezeweho aciye imbere y'itorero cyangwa idini. Ni ukuvuga ngo arakenewe uwo muntu, umuvugabutumwa cyangwa uwo mukozi w'Imana arakenewe ubuzima bwawe bwose kugera unapfuye. Ikindi noneho ibi twirirwa tuvuga, iyo ukeneye kumva, iyo wananiwe wumva wabuze icyerekezo, wumva ubuzima byanze, ukajya mu rusengero barimo barabwiriza ukahembuka ukumva ugarutsemo, iyo morali uyitewe n'iki? Abakozi b'Imana. Pawulo rero aravuga ngo umuntu wese, n'amategeko y'umwami arabivuga, umuntu wese akwiye kubona inyungu cyangwa se ni nk'ikisi, ni nka hari ibyo bita ngo ni contrepartie, hari naguhaye ubutumwa, nakufashije mu buryo butandukanye, ariko nawe gira uko ubigenza. Niba nta kindi kidasanzwe, ni ukuvuga ngo niba harashyizweho uburyo bwo gutura, niba harashyizweho uburyo bwo gukora imirimo iteza imbere itorero, wowe icyo uri bukore ni nko kuvuga ngo, nta nubwo ari ukuvuga ngo ni ugukorera Imana gusa, ahubwo ni ugufasha ba bandi nabo bagira icyo bagufasha mu buryo bw'umwuka n'umubiri ndetse. Hanyuma ibyo Pawulo agenda abivuga ati umuhinzi akwiye guhinga afite ibyiringiro, kandi umuhinzi akwiriye guhura yiringira kuzahabwaho. Aka kantu kuzahabwaho bisobanuye byinshi. Niba
ndimo mbaha iby'umwuka, uretse ko abantu nyine bagezeho bakarengera bakajya bakorera amafaranga kuruta kubwiriza. Hari abantu babikora ugasanga araje ngo aje gusabona abasatuzi, agatagatinga amafaranga kuruta imitima. Pawulo ariko avuga ngo iyo mbwiriza ubutumwa ni umurongo wa 15 singira icyo nirata kuko ari byo mpatirwa gukora, ndetse navuze ubutumwa nabona ishyano. Iyo mbikoze bikunze ndagororerwa, ariko iyo mbikora ngononwa mbiteye gusa nuko mpawe ubusonga nzagororerwa iki? Pawulo avuga ko kuvuga ubutumwa ni inshingano ko Imana yabigushyizemo, ariko abantu bibwira bakwiye no kwibwiriza. Hari ikintu nabonye simbizi, ntabwo nzi ibyo ari byo, ariko hari ibintu by'ubugashuhe nabonye. Usanga abantu b'Imana, abakozi b'Imana, si n'abapasiteri gusa, n'abandi bose mu nzu y'Imana, usanga umuntu yaritanze, yitangira umurimo, yitangira urusengero, yitangira imirimo y'urusengero, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, aritanga mu bintu bimwe n'ibindi, ariko ugasanga nta muntu ubyitayeho. Abantu ntibabyitayeho, ntabwo mbizi rwose niba ari kwikunda byagwiriye, niba ari iki. Ubundi muntu yagakwiye kuba atekerezwamo ko ari umunyamumaro. Niba pasiteri nsengera, mwagakwiye kumutekerezaho umunyamumaro. Sinzi ikindi gihe nigeze kubivuga mu kiganiro nk'uko. Hanyuma twese tukabiha agaciro, ndetse ababishoboye bakaba hari n'ukundi babigenza byihariye byo gushimira umukozi w'Imana. Ntabwo tuba tuvuze ngo uramuha ruswa, nta ruswa mu nzu y'Imana, nta na ruswa yemewe, ariko uwumushimira uti warakoze kandi urakoze. Niba ari icyo usabwa ari uguturatura nyine, niba ari icyo usabwa ari iki gikore, ariko ukore kubw'icyubahiro cy'Imana no kugira ngo wa muntu akore umurimo yishimye kurushaho. I Burundi ho twigeze kujyaho na Ebenezeri, baraducarenjinga ngo bahe, sinzi ukuntu ngo bubaha umukozi w'Imana ku buryo banamugemurira n'ibi kugira ngo abashe gukora umurimo neza. Ariko nanone si ibyo gusa, ahubwo itorero rifite ukuntu rigenera pasiteri ibintu byose, si n'umushahara gusa, n'ibyo urugo rukeneye kugira ngo azabashe kubwiriza intama cyangwa se abashe kugira intama nazisengere. Ndavuga abakristo be buri munsi ahari, kubera ko itorero umuntu yitaweho, abantu be bitaweho, akabikora yishimye afite n'imbaraga. Rero nshuti zanjye, bavandimwe, buri wese akora icyo agomba gukora kubw'icyubahiro cy'Imana, ariko kandi no kugira ngo n'abadufasha mu by'umwuka batageraho bakanamuka cyangwa se bakageraho bagacika intege kubera ibyo bintu cyangwa se ibyo bibazo, cyangwa se n'ubukene muri rusange. Umukozi w'Imana habura n'ikoti ryo kwambara, abandi bambara buri munsi. Imana rero ibahe umugisha, Imana biteho, buri wese mubashishe kandi dushoboze gukora ibyo ishaka. Ndabashimiye rero, reka twese dukomeze twunganirane, twungurane, kandi dukore ibikwiye mu izina rya Yesu. Amen.